Hello guys, welcome to my YouTube channel. The kokombure, isabune, tugiye gukora isabune muri kokombure. Dukoresheje kokombure, ni isabune mubona nayo amazi arimo hano muri kano kantu amazi bita distilled water niko yitwa. Dukoresha amazi, dukoresha isabune, ariko isabune nyinshi dukoresha tembo, ariko wakoresha isabune bitewe n'isanzwe kumva ko wakara mu maso. Ko isabune tugiye gukora rero gukara mu maso ni kuraho imyanda yo mu maso, igakuramo ya mavuta wabiri wisize. Isabune yagufasha nkuko tubizi ko kokombure ifasha uruhu rwawe kumara healthy, kumana na naturel y'uruhu rwawe, n'aya mazi nicyo afasha. Hari aho uzasanga bayikora bagakoreshamo andi mazi bita rose water, yo atuma uruhu rurayitinga, atuma rurayitinga ari amaguma kuba naturel yawe. Ariko iyo ushaka ko rumara naturel ukoresha ngari ugakoresha ni kokombure n'isabune usanzwe ukoresha. Turaza gukoresha rape rero, turaza kurapa iyi kokombure, tumara kuyirapa rape n'isabune tuvange n'ano mazi. Mukurikire video uko wakora isabune, uko wakuraho imyanda iri ku mubiri wawe, wakuraho yagufasha gukora imyanda, yagufasha gukuraho ya mafuta uba wisize aba yagiye yinjira mu twenge twawe, ifasha ibintu byinshi. Turahera rero kuri iyi sabune tuyirapa. Kuyikoresha noneho ndapfa zino inoni zino kokombure. Kokombure nayo mfite kokombure enye hano, ariko ngiye gukoreshamo ebyiri. Kokombure hano mfite kokombure enye, ariko ngiye gukoresha kokombure ebyiri, izindi tuzazikoresha ubutaha. Kuko isabune uba ukoze aba ariyo gukoresha igihe gito, uzabika igihe kirekire kuko nta n'ikintu by'umugambi wongeye muza kubitinda. Rero kugira ngo ushobora gupfana ukora nkeya, niyo mpamvu ugiye gukoresha kokombure ebyiri, izindi tukazikoresha ubutaha. Kokombure twarapye imeze ngo muri kuyibona.
y'amazi yacu mu gihe yitwa disipurete gusa ahangaha iyo kuvanga n'umutobe wa kokombure gushyiramo n'umuti nagasaba ko aba ari mwinshi ukavanga ushobora gukoresha umutozo umutangiye cyangwa ukoresha umutozo uvanga kugira ngo uyivange neza indimu yayakonje igeze kurapa bimaze ko nakoresheje temba ariko wakoresha n'isabune iyo ari yo yose usanzwe ukoresha wowe ukaraba mu maso indi temba yakwinjye yanjye na gato mvange ahangaha rero uraguma ukavanga guys murabona ko uraguma ukavanga mpaka igihe biri buze kuba bimeze gutya nk'uko byatangiye gufata indi sura ntabwo bikimeze kwa kundi urakomeza ukavanga hari ikindi kintu nari nibagiye kubabwira iyo bimaze kumera gutya ushyiramo n'umutobe w'indimu ushyiramo indimu nayo murabizi ko ifasha uruhu kugumana ububobere bwarwo kuba rwaguma rutoshye igakuraho n'ibiheri ikaba indimu ifasha mu mamasike menshi mu mascrub menshi akuraho ibiheri akuraho amadark spot byose guys ushyiramo rero n'indimu hano ubu ngubu hano ngiye gushyiramo indimu ushyiramo n'umutobe w'indimu nibagiye kuyibereka muri noza zanjye turakata indimu dushyiramo aka gace dushyiramo agace gatoya kuvanga n'iminota mikeya nk'iminota nk'itanu cyangwa se hagati y'iminota itanu n'icumi kariya konteyina ngiye gukoresha ntabwo mfite kariya gakonteyina bashyiramo savoro kiza ariko kariho kabura umuti gakondo ndakabika nuko ngiye gukoresha shyiramo amasabune yacu gukoresha mu gitondo koga bisanzwe mu maso niko tugiye koga mu maso gukoresha nijoro yabafunga ikibazo cyayo kokombure naturere ntabwo wayigiye kinini wayikoresha nko mu minsi irindwi wajya ukora iyo uri gukoresha mu minsi irindwi kubona kurenda ikirenze murakoze rero thanks for watching nakoze kubana nanjye muri iyi video ndagira ngo mutane n'ibindi bishyashya hano subscribe igende ku Vivine tubana mu biganiro byinshi bitandukanye.